السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد، عباد الرحمن، أوصيكم وأوصي النفس بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kuzalishimwe nandi bikuretse Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare kwasezerejwe n'abahanuzi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abasangirangendo be ndetse n'abandi bazakuza kuri iki nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah ko twazabatura muri abo ngabo, Allahumma amin. Ikiganiro navuze ngo nagikoreye abantu abapapa abamama bacu bigire hino. Iki kiganiro ndumva ryari isezerano ndi kurisohoza. Hari ibintu navuze ko tuzaganiraho nk'ababyeyi kugira ngo uyu munsi nese ko turi abana banyu mutangire munatumenye, niba wenda mwiga kubana natwe mubane natwe, niba mutari muri pozisiyo yo kubana natwe nanone mumenye uko mugomba kwitwara. Reka ikiganiro cyubakire ahangaha. Rero iyo ikiganiro gitangiye gutya akenshi ubwo nyine ni icy'abapapa. Natangije mukadima natangije, ndumva ntabwo nayisesenguye yose ngo nyirangize, ariko ndumva hari amagambo nakunze kugarukaho cyane mvuga ngo itakullaha wa kullu qawlan sadida. Abantu baba bari kumva icyarabu neza ahita yumva ko iri jambo nyine tinya Imana kandi ugire gute. Ntabwo tinya Imana ariko ururimi gusa. Ikindi navuze wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muramenye ntimuzigere muva kuri musi mutari abayisilamu, kandi mujye musaba Allah subhanahu wa ta'ala muzabe mu bayisilamu, muzabe muri abayisilamu. Umuntu w'umuyisilamu undi biramuhagije gusa, birarangiye. Iyo uri umuyisilamu birarangiye, birahagije, ni ibyo ngibyo. Ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bantu, itakullah, tinya Allah, mutinye Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muramenye muzave hano kuri musi mutaraba abayisilamu. Muramenye impamba nziza muzaha abana banyu n'idini y'Isilamu. Niyo mpamvu rero ababyeyi bigire hino, kugira ngo iyo ndi kuvuga ngo ababyeyi bigire hino, nanjye nuko ngo ni ibyo umuntu amenya akaza kubisangiza abandi, kuko nanjye niho ndi kwerekeza mu kugira inshingano za kibyeyi, urumva kugira abana n'ibindi byinshi. Kandi ababyeyi bacu nabo inshingano zabo nta kindi uretse kutwereka inzira nziza kugira ngo tuzagere mu gihe cyabo twiteguye neza, cyangwa se igihe barimo twiteguye neza, nta kintu kirimo kiraducanga nk'uko bamwe biri kubagendekera. Rero reka mbere ku cyambere kugira ngo naza kurondogora. Reka mbere ku cyambere, umubyeyi wanjye, umubyeyi wa barumuna banjye, umubyeyi wa bashiki banjye, umubyeyi wa bakuru banjye, umubyeyi wa barumuna banjye. Wa mubyeyi we ugifata umwana ukamujyana ku ishuri, ukagenda ukamera nk'aho umujugunye, ukagenda ugashyira iyo ngiyo, umwana mukazongera kubonana mu kindi gihembwe. Urugero yize ibihembwe cyangwa se amezi 3-4, atashye wenda mu kwa gatanu, araje yicaye aho ngaho. Umubyeyi wenda wibereye muri shuguri zindi n'ibindi, kuganiriza umwana ni ikibazo. Ibi ngibi bigirwaho ingaruka zigiye zitandukanye, cyangwa se umwana agira ingaruka zigiye zitandukanye, kumva ko nyine kumva ko umubyeyi we nyine
nta bintu byahatari, ntabwo umubyeyi yamumenyereje nyine cya kintu cyo kumva ko nyine agomba kuba ari umubyeyi. Ubundi icyo nshatse kuvuga aha ngaha, reka se nkaho nyivuga noneho bya nyabyo. Ubundi umubyeyi we nyawe cyangwa se umubyeyi kugira ngo abone umwana we, ni uko bicara bakaganira cya gihe yatangiye kugera mu gihe cyo kumva. Uyu munsi rero umwana aragenda ku kigo runaka, umujyanye waramutangije, nta kibazo agiye gushaka ubumenyi, ariko umenye yuko hari indi si agiye guhura nayo. Kiriya gipangu agiye kubamo amezi 5, 4, byanga bikunda agiye guhura n'abantu batandukanye mu myumvire, mu myitwarire, mu mibereho. Icyo gihe rero ni igihe cyo kumva ko ahinduye situwasiyo. Iyo ahinduye situwasiyo rero biba bisaba kugira ngo umwana umube hafi, hanyuma umuganirize niba agiye kumusura we. Niyo mpamvu bashyizeho visite. Iyo visite ubundi nta kindi, ugenda ukicara n'umwana akakubwira imbogamizi, akakubwira aho bitagenda neza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero umwana ingaruka ziva aho ngaho, wenda iyo umubyeyi atabyitayeho cyangwa se wenda akumva ko ari ibintu biri aho ngaho. Ikindi rero ngarutse kuvuga ngo wenda umubyeyi ashobora kuba yakwifata byibura mu kwezi kumwe, akaba ari make sure cyangwa se akaba ari kwiyumva neza ko yaganirije umwana we, kandi akamuganiriza ku bintu bigiye bitandukanye bizamukomerera imbere, Uyu munsi rero abana bafite imbogamizi nyinshi zo kuba barimo kuza kwisanga muri ino si imeze itya, batarigeze bagira gute, batarigeze babyigishwaho n'ababyeyi. Ubundi ababyeyi bagomba gutegura hakiri kare ko hari ibintu bigiye kugutegereza imbere, ko hari ibintu bigutegereje imbere. Ubundi kwiga iri shuri turi kwiga nta kindi kintu, ni ukugira ngo dukangure, kugira ngo nyine batwereke uko imbere hameze. Mwige ibi bintu muri kwiga, mubifate neza, muzabibyaza umusaruro imbere. Nibyo bizatunga abana banyu, nibyo bizatunga umuryango wanyu, nibyo bizabambika amapantaro meza, nibyo bizabambika. Uyu munsi umwana ari kurangiza kwiga, umunsi ushize akakubwira ngo nanjye ubwanjye sinjye warota nsoza, sinzi na ikintu nigiye. Hanyuma ikindi, ababyeyi nyine impamvu navuze ngo nimwe mugomba gufata iya mbere, mukaganiriza abana banyu, mukababwira aho ibintu byose nyine mwumva ko umubyeyi yamarira umwana, nyine mugomba kubikora. Kuko twebwe wenda alhamdulillah twavutse mu gihe cyiza, ababyeyi baratwicazaga ku gahato rimwe na rimwe, wenda ahubwo hari n'ibyo baduhaga ibihano waburaga mu nama y'umuryango y'abana. Nyine abana bagomba kubakoresha inama, nibyo. Hanyuma ikindi wenda nahita nkomozaho, hari ibintu murimo kubona mu ngo zanyu, reka mbivuge n'ubundi biraba rwose. Ibyo ngibyo hari naho mbibona, ariko najya mbabwire umuti w'ikibazo w'ibyo bintu. Kenshi iyo umuntu akubwiye ikintu ataguhaye n'umuti wakoresha, urumva se akweretse indwara ariko nta muti afite, n'ubundi byanga bikunda ntacyo akumariye, kuko iyo ndwara n'ubundi yakwica. Ikintu rero cyo gukora nta kindi, ni ugushyira mu bikorwa ibyo ndi bwaze gusorezaho. Iki ngiki rero kindi kiba imbogamizi na cyane. Ni nayo mpamvu mujya mubona abana mu myaka 16, 15 basinkabije, ni nka 12, 13 gutyo, umwana batangiye kugusuzugura, umwana batangiye kubwira umwana ntiyumve, utangiye kubwira umwana akakubwira ngo acana naye. Niyo mpamvu rero nababwiraga ngo mwaretse abana baridagadura, mwaretse abana nyine barenga kuba abana babaye bakuru. Abo bana barimo kubasuzugura, se ugira ngo hari ikindi bari kubasuzugurira? Mucekinge neza, nimugende murebe neza abana banyu babaye abasinzi, abana banyu bari gusambana kuri iyo myaka, barabimenyereye, ni abantu bakuru. Muri makeya iyo umubwiye ikintu gisa nk'aho ari ikintu cy'abana, ayumva wapi nta kintu uri kumubwira, ayumva nyine uri kumubwira ibintu bidasanzwe. Umwana ko ayumva yarakuze, ariyumva neza nk'umuntu wakuze. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo rero ababyeyi bakwiye kumva ibyo biganiro, kugira ngo bajye bumva ese intege z'abana babo nkeya zibahe, kuko abana bagira intege nkeya. Iyo umwana rero buriya akenshi umwicaza mu ibaraza, ukamwereka icyo umumariye, ukamwereka n'ikintu wenda cyangwa se ukamwungura ubwenge bushya, cyangwa se ukamwereka kuvuga ngo uyu munsi biragoye. Hari umwana se ugira ngo ukiganira na papa ngo bicane mu ruganiriro iminota irenze 5 cyangwa 10, turaziranye ababyeyi turabizi.
ntabwo wafata umwana ngo mujye kuganira mu ruganiriro muri salo, niba cyari alhamdulillah ubikora alhamdulillah mashallah, ariko abenshi usanga bicara ahubwo barimo gutongana, wakoze ibi, ibyo bintu byica umwana mu mutwe, urimo kumuteza akajagari ku buryo mu minsi iri imbere ugiye kujya uvuga ntakumve, kuko urimo kumutinyura kumva ibigambo byawe bibi, urimo kumutinyura kumva ibigambo bidahwitse, urimo kumutinyura kumva nyine ko akomeye. Buri munsi iyo umuntu uhora umubwira ikintu buri munsi ugisubiramo, ariko ndahita nk'uha umuti nonanga, kandi umuti uko wameze kose uzawunywe upfa kuba uri bwakuvure. Rero twagize igihe kinini cyo kubaho tubwira abantu nyine mu marenga, ibiganiro byacu tubikubakira ku kintu cyo guca ku ruhande, ariko uyu munsi iyo utabwiye umuntu indwara arwaye ntabwo ayikira. Iyo umuntu utamubwira indwara arwaye ntabwo ayikira. Ababyeyi ntimugire ikibazo, ntimugire ubwoba ngo umwana ngo n'ubundi ngo njye nkansuzugura ko wenda ngo hari icyo amariye, wallahi ntacyo yakumarira uretse icyo Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye. Niba umwana wenda urugero muri minsi hari ukuntu usanga n'akana karangije segonderi ugasanga kabonye akazi, ugasanga kagiye kwiyemera, wenda akagurwa 3 cyangwa 30, karabuguha nyine kakumva ni ibintu nyine byadanje, kandi waragaburiye imyaka hafi 20 kageze hahandi nyine gatangiye gufata ku dufaranga ukarumva kasaze. Niko abana bateye. Rero nawe umubyeyi ukamureba ukavuga ngo uyu mwana nimuvuga nabi nkakoma rutendero, noneho ngo ya mafaranga ntago azayampa, ntago azahamagara, none gazahamagara iki? Umwana waramubyaye ufite mu nshingano imyaka yose yaba afite, natagukorera ibyo ngibyo nk'umwana uzamenye yuko n'ubundi nta kindi kintu abikorera uretse kugira ngo nyine akwiyemereho. Uzamureke hanyuma umubwire icy'ingenzi aricyo ngiye kukubwira iki ngiki. Wallahi niba ufite umwana ukaba utamushishikariza gusari cyangwa se wanamwibutsa gusari ntabikore, inama nkugiriye ubwira ajye gushaka geto. Niba ari umuhungu, niba ari umukobwa, tangira ushyiraho igitsuri. Niba ari umukobwa, tangira ushyireho igitsuri. Mufate abana banyu mubashyireho igitsuri cyanyacyo, kubera ko uyu munsi ndabizi neza ko azakwanga, azakuvuga nabi, azavuga papa aranzengereza, mama aranzengereza, ariko mu myaka 5-6 iri imbere azaba ari gusabira, azaba ari gushimira, azaba ari gusomera iduwa. Wallahi biragoye cyangwa se biranahari, reka sosiyete turimo turayizi, kuba umubyeyi yapfa agasiga nta mwana n'umwe uzamusomera duwa, nta mwana uzina Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wa dhalai dayni wa gharabati al-jali. Umwana utabasha no kwisomera iduwa kugira ngo abone amafunguro, umwana utabasha kwisomera iduwa ngo buri muvana mu bibazo, umwana utabasha no kuvuga ku ruhu wallah, uwo mwana nta mwana ufite. Shanu kuri pe nushaka uyu munsi here njyewe ntago ari ukubashuka wallahi. Impamba nziza nta yindi uretse impamba yo kubwiriza umwana gutinya Allah. Iyo umwana atinya Allah warakubaha cyane. Niyo mpamvu nabwiye ngo umwana iyo umubwiye ngo sari ntasari, umwana ukamubyutsa ajya gusari ntasari, umwana wallahi sinzi ko namugereranya nawe. Niba umubyeyi ukamufite umwana umeze gutyo, urimo korora dayimoni mu nzu, ni ukuri pe, komeza worore tu, uzabona ingaruka zabyo mu minsi iri imbere. Imana izagutiza ubuzima. Ariko ni umutraining uyu munsi, ugatangira ukamwereka idini ya Islam, ugatangira ukamwereka ibyiza byo gusari, ugatangira ukamwereka ibyiza byo gusoma Qur'an, ugatangira kumwereka ibyiza byo kuvuga bagenzi be neza, ugatangira kumwereka ibyiza byo kurya ibintu biri halal, ugatangira kumwereka ibyiza byo kunywa ibintu biri halal. Allah azaguhemba ko uwo mwana nawe azasigara ku isi ameze nk'umutako wawe, azaba ari kukuratira ibiremwa bya Allah ahantu hose, azaba aririmba izina ry'Imana kandi anasabira umubyeyi w'ibyiza, kuko ari uzaba waramugejejeho. Izi siyansi abantu bari kwiga shimi nibyo ni byiza, bizabafasha rimwe mu buzima bwabo, ariko impamba iruta izindi kizabafasha kuruta ikindi ntabwo muri kukibabwira, ni iswala. Ikindi ntabwo wasara utari umuyisilamu. Niyo mpamvu abana uyu munsi murababwira ngo musare ugasanga arakareka, ajya he, akora iki? Shyireho igitsuri. Ufite uburenganzira bwo kubwira umwana wawe ati uyu munsi ntabwo mushaka mu nzu yanjye, niba wakuze genda ujye gushaka imibereho, natwe nuko twagendaga.
nagenda isi ikamucanga azagaruka nta n'ikintu umubwiye, azaza kwereka ibyo wamusabiye. Iwe azaza ntabwo azaza aje mu magambo, azaza afata amazi atawaze kuko ari byo ukunda, hanyuma atawaze asari akubwire ngo papa nemeye noneho ko hari ibintu mfashije ngewe ntabasha kwifasha, niyo mpamvu nagarutse mu biganza byawe nkaba naba mu bantu basari. Umwana udasari nanjye reka mbabaze abantu uyu munsi, n'umwana muto ukivuka umubajije ngo imana ni iki, arakubwira ngo imana niyo dusenga, kandi imana ni imana y'abantu. Umwana muto cyane arakubwira ngo na kiriya kintu ngo ni icy'Imana, nawe arahira ngo ni ukuri kw'Imana. Umwana muto cyane. None se umuntu mukuru utazi no kuvuga ijambo Allah mu kanwa ke, nta gihe na kimwe aricara mu rungano wenda ngo byibura ngo anababwire wenda ku ijambo ry'Imana gatoya, uwo muntu murumva ko ari umuntu muzima ushobora kuba wagirira icyizere niba umuntu bwonyine ubwe ataba ashaka no gutekereza ku Mana? Umuntu adashaka gutekereza ku Mana, ubu ngubu uri kumva wowe umuntu wageze aho yumva Imana nkaho nta kintu cyaba yakumva n'Imana ntiyikange, urumva wowe uri umubyeyi wamukanga? Mukanguke we kapo. Ababyeyi namwe hari ahantu mujya mugera aho ngaho mukoroshya ibintu, abana baratese, abana muri kubereka yuko nyine ngo ni ukubazanira za yawurute, mukabazanira imigati, mukabazanira amaji. Ibyo mubibashyiriyemo ndababwiza ukuri yuko imyaka mike iri imbere tuzaba turimo turababona bandagaye babaye mayibobo, kandi bari baravukiye mu bintu. Kuko ibyo birimo kubaha wallahi ejo bazabigurisha birimo amatabi, ejo bazabigurisha birimo amatabi. Ibyo bitungo birimo kurundanya, ntabwo ibyo bitungo bizagira ikintu bibafasha ngo umwana wanjye ngo ndi kumutegurira ngo ejo hazaza, ngo reka ngo ndebe ko namuteganyiriza. Urimo kumuteganyiriza irimbukiro, urimo kumwubakira imva nawe ubwe atazi. Niyo mpamvu navuze ngo ababyeyi buri hari ibintu byinshi ngiye ngomba kubaraburamo, hanyuma mukaza no mugashyira mu bikorwa. Udashyira mu bikorwa ni akazi kerega, twebwe ikintu dushinzwe ni ukuvuga, kuko nubwo naza kubwira ikintu udashaka ko kikujyemo, ariko uri kumva agaciro k'iswara niba ukora iswara. Nanone ariko hari ababyeyi b'amabandi ku buryo umubyeyi ushobora kumubwira ngo iswara nawe akavuga iswara se, ugasanga ubwo abagore babo nibo basari. Wallahi umugabo nk'uwo rero buriya nta mugabo murimo kugira ngo witwe umuhagarariza w'urugo, ni ukuba umushumba mwiza. Kuba umushumba asari ikindi ni ukuragira amatungo yawe neza. Erega buriya umugabo ni umuhagararizi. Iyo umugabo abaye umuhagararizi rero ibintu byose agomba kubihagararamo, ntabwo ugomba kwicara ngo wumve ibintu byararangiye. Byuka mu gitondo ufata amazi utawaze, numara gutawaza usabire umuryango wawe nawe wisabire ubwawe, hanyuma nyuma yaho bose ubabyutse ubabwire ngo mubyuke isaha yo kwigerana na Allah yageze. ubabyutse ubahwitura mera nk'aho uri kubatorera dana mu gutwi. babwire babyuke baganire na Allah yaje baganire kurye. Ubundi iswala ni koronike, iswala nayo burgira koroneza. Iyo umubyeyi agutoje gusarura umwana, wallahi nubwo wawe ni mubi gute, ariko iswala iyo igeze isaha uhita uyibwira. Kuko ni koronizasiyo, twebwe twakoronejwe n'ababyeyi badushyiramo iswala. kuko twanabikoraga nta bindi bintu tugambiriye, gusa nyine ukajya gusari tu, kuko n'undi byakugiyemo gusari. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo wapfa kubireka ngo bikorohere, kuko byatugiyemo bimera nk'aho biri koronike. Iyo iswara kigeze no mu nda harakurya bitangiye kubangamira, ngo habaye ubwo iswara ntiyagezera. Niyo utayikoze urumva hari ikintu kibura mu mubiri wawe, uragenda ukabyumva, n'umuntu ukuvugisha wumva ushagariye mu mutwe, wongera kujya ku murongo neza, ubwo ugakora neza ari ukomeje gukora iyo swara. Kuko twamajije kuba koronizasiyo n'iswara. Imana yo yonyine iyo uyisanze, uko ugenda urushaho gutera intambwe usanga Imana ikorohereza inzira, kandi ibindi byose ibi biba biri mu biganza byayo. Uyu munsi hari umuntu azi ko gushyira mu bikorwa. Erega nta kintu kitavuna. Ababyeyi bacu mwitwereka ko ibintu byoroshye, nta kintu kitavuna, turabizi. kandi iswala yo noneho kuyikora biragoye pe, kandi no muri Qur'ani biranditse. Gushyira mu bikorwa ikintu kijyanye n'amategeko y'Imana biragora ku bantu babikora. Barabizi ukuntu gutawaza mu gitondo bivuna, barabizi neza ukuntu kwiga mu gitondo cya mu gitondo bivuna. Kwiga mu gitondo cya mu gitondo kiragiye biravuna, birazwi neza ukuntu hari igihe wanarushye ukavuga ati noneho iswala, ariko ukayikora unasinzira hafi kwikubita hasi, ukayikora biraruhanya. Ariko nanone ntabwo ibyo ngibyo twabigenderaho ngo tworoshye ibintu. Kuko ngiye ngo abana banyuye mbere umutekano, rimwe na rimwe n'abadamu bajya bavuga ngo umugabo ngarabazengereza.
umugore udasari, umugore utubaha Imana, wowe wallahi wowe umugabo se yagwe abagore. Niba umugore udasari nta kintu mubwira sari ku kibi n'icyiza, niba hari n'ibyo yakoraga bimubuza gusari mubwira bihagarike, wallahi Imana izaguha umugisha. Umugore yaretse isura noneho we, niyo mpamvu banavuga ngo abagore nibo benshi mu muriro, kubera ko abagore bo noneho bafite ukuntu banibagirwa vuba. Iyo bamajije kubona ko ibintu bigenze neza, ibintu bitunganye, bo kugira ngo azanasari biba binagoye cyane. Niyo mpamvu ntabwo ari bose ba mama bacu, ntabwo hari bose, ariko ndabizi neza iki kintu kitubaho, twese twarakibonye kitubaho. Abana rero buriya ngiye mpamvu ntanabarenganya cyane, ntabwo abana bakiganirizwa, abana ni mubaganirize. Ikindi abantu barimo gukora amakosa buri munsi mubarebera. Urabona umuntu w'umwana cyangwa se n'urubyiruko, imyaka ni 20 na 30 wenda ntabwo iranarenga, iraho ngaho arimo kuza agataramira abantu ababwira ibintu biri aho ngaho, ngo bakobwa ngo bambaye ubusa ngo n'ibindi, abantu ugakurikira umuntu w'umugabo pe. Ibintu biravuga akugira ngo no muri comment wenda byibura na supporting ubwira ati ibi bintu urimo birekerekera aho ngaho, nta muntu w'umwana wagiye mu tuntu nk'utu ukajya kumushyigikira ngo yego shangwa wavuze ukuri shangwa, kandi hahanda gukeneye hageze arakubura. Mumeze nka shaytani murimo koshya abantu mwebwe. Niyo mpamvu navuga ngo rero ikiganiro kikureye abantu bakuru kugira ngo muze kumva ahantu hari n'inyigiye, ahantu tunagira intege nkeya nk'abana. Abana nababwiye ngo bajya muri sosiyete ugasanga bisanze muri sosiyete y'abantu babi beza gutyo, iyo mico yose barayitahura. Nababwiye ngo abana banyu banywa amatabi mutabizi, banywa amayoga mutabizi, niyo mpamvu imyumvire yabo yarazamutse yarabarenze. Iyo mugiye kubabwira ikintu nk'abana bahita barabaseka, ahubwo atose nk'aba ngaho bari kutubwira iki, kuko ibintu muri kubabwira ni ibintu baba bariboneye n'amaso yabo, kuko mwe muracyaza ko mutunze abana, ariko ni abantu bakuru mwicarane ku meza muganire, ahubwo mwumve ibiganiro byabo. Ibiganiro byabo ni ibiganiro birimo inyurabwenge nyinshi, kuko hari ibintu byinshi bamajije kubona kandi babyibwiye, nimwe babyeyi bakabibabwiye. Nabwiye ngiye mutungo burimo kubashakira amashuri no kubigisha mu myaka 6 iri imbere, 20 iri imbere, mugiye kujya mubona abana banyu babaye mayibobo, bandagaye, babaye indaya, abandi mubona yuko nyine ibintu byarabacanze, kubera ko nimwigeze mubategura ino si bari kwerekezamo. Niba hagera hahandi bagera bakeneye ibyo bize ngo bishyire mu bikorwa, bazasanga ntabwo bigeze bababwira. Ntibigeze bababwira ngo ibintu muri kwiga bizabagirira umumaro, bitewe nuko bapfuye kubashyira mu mutwe ibintu byose baraboroka. Umuntu ugasanga rwose arize araborotse byose arabizi, ariko ntabwo azi ubusobanuro bw'ishuri, ntazi n'icyari cyo. Mbere y'undi yo kujya kwiga, ubundi umuhanga arabanza akareba definition y'ijambo kwiga, ubundi definition cyangwa se kudefinisa ijambo, ukavuga ngo ngiye kwiga wenda urugero ngiye kwiga science. Ese iyi science ngiye kwiga ngiye nka Hussein izamfasha iki? Science wayira mu magambo maremare, ugasanga ikintu kije muri science wenda urugero ni ubucukumbuzi, ubushakashatsi n'ibindi. Ugavuga okay, reka nigire science gusa, n'uzwana agenda hariya fata science, fata chimie, fata abana baranagowe rata. Science, chimie, mate, Swahili, umwana impaka ziri kumutezamo. Mwigisha ububaji maze umufate imyaka 13 yigira ububaji, wenda urebe iyi somo ari ububaji gusa, urebe ko butazamutunga. Mwigisha ubusudira imyaka 5 yonyine ko butazamutunga. Niyo mpamvu mvuga ngo umwana uyu munsi abana bafite akavuye mu mutwe, byarabacanze bagira ngo badimwera amasigara, kubera ko ntago bari gufata ibintu ngo bishyire ku munzani abirebe. Nyamara twebwe n'ubwo wenda byatugora, ariko hari ahantu tugaruka tukavuga ibintu biranoroshya. Ahubwo kuyo twitanzeho ingero ukareba ukarana bagenzi bawe, kandi rimwe na rimwe wenda baranasoje amashuri banafite za degree, usanga hari ibintu tubarusha byinshi kandi barafasha umwanya wabo bari ku ntebe. Kuko mpamvu hanijyana bikubwira hati sha umwanya twafashe twiga tujya kwiga ayo masection yagiye atandukanye, tukafata umutwe tukaboroka n'iki byose, turabona ko nta n'ikintu biri kutumarira. Ahubwo mwebwe mwaje hahandi hakenewe, cyangwa se niba wenda ari izi somo ukeneye uyu munsi ndi kwiga icyongereza, cyangwa se nkabandi kwiga igiswahili, cyangwa se nkabandi kwiga irindi somo runaka, nuko ndi kubibona ko hari ahantu rigiye kunyambutsa. Kwa ko wenda nshobora kuba afite communication n'abantu bavuga igiswahili cyangwa se icyongereza, ugasanga birangora kugira ngo communication itambuke neza. Ngiye nkajya gukarishirwa ururimi kugira ngo wenda nigire gute nibonere communication n'abo bantu wenda bagiye batandukanye, kugira ngo niba hari n'icyo wenda bakumarira ubone uburyo nyine byumvikana neza
hanyuma agire icyo wenda yakumarira mu buryo bwiza. Hanyuma iki ngiki rero nagiye kumwuriraho cyane kubera ko ababyeyi benshi murabizi turaziranye, niyo mpamvu nabwiye ngo uyu munsi reka mpitane nabaha umuti. Ikintu bita umwana, niba umwana umutunze nta swara, umwana nta myitwarire myiza, nta mico myiza, ntaki, urimo korora umuntu ejo uzaguteza abantu bakagufunga cyangwa se bakamufunga we ugatanga amafaranga y'ubusa, ejo kumva wenda nayo yomenye hariya yaguye mu kimodoka byarangiye. Rero icyo gihe ni cyiza cyo gufatirana abana, mufata abana banyu mubashyire mu biganiriro, hanyuma mubabwize ukuri, kwa kundi kutari ikinyoma. Ukuri nta kundi rero, ukuri mubabwiye ko nta kindi kintu cyonyine wakwiringira cyangwa wakwizera uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ko nta wundi wakwiringira uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi mubabwize ukuri ko gusoma Qur'an byeza umutima kandi bikanagira umuntu mwiza, bikamuha ishusho nziza. Ibi ngibi ni mubara kubabwiza mu kuri, ndabizi neza ko abana bazagenda bahinduka ku bubasha bwa Allah. Ntabwo wowe ufite ubushobozi bwo kwagwenda ngiye guhindura umuntu wo gukora ibyo Imana yakubwiye, kuko iyo mitungo yanyu ndababwiza ukuri ko mu minsi iri imbere bazayimamo amatabi. Ikindi abagore murimo kureka bakidegembya, abagore banyu ndababwiza ukuri ko muzapfa ejo bundi cyangwa se muzaba mutakiriho. Abo babyeyi banyu cyangwa abagore banyu ndabizi neza ko nta n'umwaka uzaca batarashaka abandi bagabo. Rwose ibyo ngibyo mubyitege niba mutarimo kubategura ibyiza. Umugore mutegure neza ku buryo nawe ubwe azumva yuko afite umugabo uri seriye, umugabo muzima, wa mugabo uzicara akaganiriza abana be nawe akabaganiriza, akababwira ku mateka. Hari ibintu byinshi abantu muzi nimwicaza abana sigira ngo uyu munsi bafite umwanya wo kuza kuvuga ngo papa ngo ndashaka ko tuganira, bari kuyayoma, bari kwirukanka nyuma y'ibintu batazi. Mubafatirane, mubazane, mubashyire mu ruganiriro muganire. Niyo mpamvu umusore yaravuze ngo abana none reka turi kwihuta, hari igihe tuba tutarakagera kuri cya gihe nyine nabivuga gute, ntabwo turagera kuri cya gihe cyo kwiyumva, kwiyemera, kumva ko turi abantu batari. Ubwo impamvu mvuze na nk'umwana wenda wumvishije ikiganiro kigera kuri ino saha, navuze ngo umusore yaravuze yavuze ni ijambo ry'irigenurano nyine, ni muvumilia mbivu ale ndivu. Muvumilia mbivu ale ndivu. Iri jambo ni ijambo risobanura neza kumva umvishemo igitoki n'insina. Ubundi ngo umuntu ushaka kurya ngo insina cyangwa se umuntu ushaka kurya igitoki ngo ubundi ngo arindira imyaka myinshi ku nsina. Akaba muri kumva muvumilia mbivu ale ndivu. Umuntu ngo urya igitoki ngo aba yarihanganye igihe kinini cyane nyine kugira ngo ugere rero igitoki kugira cyere igitoki ubundi kugira cyere gishobora kumara nk'imyaka wenda byibura nk'itatu cyangwa 4 5 gutyo. Igitoki kirya iminota ingahe? Igitoki kimanutse hasi nta n'isaha irimo kujya ugihase ukirye kirangire. Ariko ukibaza ibintu by'Imana ntabwo umuntu ajya byirukansa, nta nubwo umuntu ajya yirukansa ibihe by'isi. Igihe cy'isi ubundi igihe cy'isi iyo kigeze kiragutegereza, ntabwo uba ugomba kwirukankana n'ibihe nk'ahantu hose ngo wagiye ngo washakiyeyo, guma hahandi uri. Niyo mpamvu mbwira ngo muvumilia mbivu ale ndivu. Umuntu wese urya k'Imana aba yihanganye. Niyo mpamvu utera ibishyimbo amezi 3 4 ugasanga ugiye kubisarura ubiri icyumweru kimwe, rimwe n'irungo tunigurisha uwo munsi bikaba birarangiye. Abantu rero batazi kwihangana ibyo bintu akenshi bajya babibona batasa guhinga kuri n'inyungu irimo ngo iki. Umusaza umwe yigeze kuba afite ahantu yabaga ku butayu n'akantu reka twirukanse. Umusaza arareba aravuga ati reka njye kwihingira igiti. Yafashe ahantu hari ku butayu aragenda arahahinga, ahatera agati gatoya, aravuga ati igiti byanga bikunda kizera, akajya cyuhira buri munsi. Aragenda agiterana ku butayu hatera gataragira gute, ubwo butaka yarabwuhiye, amajije kubwuhira ahatera igiti kimwe cyonyine. Aho hantu igiti hashize igihe kinini atangira kubona ko gitangiye kubumbura, gitangiye no kutohagira, gitangiye kubumbura. Ubwo urumva rero hari abantu bamusekaga ati biriya bintu gukora ni ibiki, ati bise buriya ubutaka bwakwera. Amajije kubona koko igiti kimajije kuza nkaho kibumbuye, aravuga ati bwa butaka ni imbo. Yatangiye kubwira abantu ati nimuhinge dutere, hari igihe rimwe na rimwe twazeze.
ariko ngo nta butaka bwera nk'ubutaka nk'ubwo ngubwo, ubwo butaka bwareze cyane kubera kwiringira Allah. Yaravuze reka ngerageze ndebe ko ubwo butaka ubundi bavuga ko ari umucanga n'ibindi, reka ngende nteremo ikintu kimwe nyuhirire, ikintu cyera kiraba kiduhaye ikigero cyiza cy'uko tuzahinga ahantu. Ariko urumva nyine ibi byose nyine bari ukugerageza. Ntabwo rero uyu munsi umwana kumubwira ngo wenda ngo njye gusara ngo nabyaga ngo mureke ngo uba wagerageje. Hari igihe umubyeyi mujya muhura ngo ngira ngo ntako ntagize, ntako utagize. Ubu ngubu bakubajije ngo amatungo yawe yaragiye neza cyangwa se reka kwenda kugirana n'amatungo, wenda reka mvuge wenda umuryango wawe ubaniye neza igihe wari uri ku isi. Yego umuryango nyine ubaniye neza kuko nawubwirije gusari, nawubwirije gukora ibikorwa byiza. Ibyo ngibyo ni byatumye rwose umuryango wanjye uba mwiza. Nyagasani rwose ndagira ngo kubw'umuryango wanjye nayoboye kandi ukakumva ukanakumvira, ndagira ngo umijuru. Ibyo ngibyo ni urubanza rwiciye rwose. Allah azareba avuga ngo rwose akazi kawe ku isi nakuzaniye waragakoze kandi wakoze neza, ngaho ufata ibihembo byawe. Rero niyo mpamvu uvuga ngo umwana uyu munsi hari igihe murimo kumuha ibintu adashaka, mwe mukamuzi ko ibyo ashaka, muri kumutetesha izo breba mwamuhaye ibyo biti byose mwamuhaye, ariko ntabwo aribyo akeneye. Umwana akeneye rya jambo azongera akibuka kumva ko ryamugirira umumaro. Ibaze uri umubyeyi uyu munsi umwana ukaba waba utakiri ku isi, umwana wawe akaba atazi no gusoma iduwa y'umubyeyi, cyangwa se akaba atazi gusomera iduwa ababyeyi. Kubwira umwana ati somera iduwa umubyeyi akumva wapi? Ibaze ufite umwana umeze gutyo, uri umubyeyi kandi uri umuyisilamu, akaba atabasha no gusomera iduwa. Babusekeje, uri umubyeyi umeze utyo, ndagusetse. Ugasiga abana ku isi, abana bazasigara nta kintu kimwe byibura abana banagusabira cyiza. Siga umurage mu bana bawe, byibura bajye bicara bavuga ngo tuzasenga Imana nk'iyo papa yasengaga, ikindi tuzubaha nk'uko papa yubahaga, ikindi tuzavuga ukuri nk'uko papa yakuvugaga, ikindi tuzambara neza twikwiza nk'uko papa yabikoraga, ikindi tuzavuga amagambo atuje nk'uko papa yabikoraga. Mwigisha abana banyu kubaho ejo heza. Ejo heza h'umwana si ukumuteganyiriza amafaranga menshi, si ukumushakira ishuri ryiza. Ejo heza ni ukumwereka icyerekezo cy'ubuzima, yamara kukimenya nawe akazagisangiza ku bandi. Muvumilia mbivu ari ndivu, akantu tukandika ahantu. Ushaka kurya igitoki ategereza insina igihe kinini. Ntabwo rero wamubwira ngo uyu munsi ngo umwana ugiye kumwigisha ibintu bizamugirira umumaro, ngo buri munsi ugomba kuba shwa neza ko ugomba kwiga ijambo uzabwira umwana mu cyumweru gitaha cyangwa se mu kwezi gutaha, ukamwicaza ukamubwira ngo mwana wanjye ngwino nk'umurage. Umwana ukamubwira ngo fata Qur'ani mu ntoki, ingeri izakuyobora paka uvuye mu ubuzima bwawe. Reka nsozereze aha ngaha, ikiganiro cyari kirekire, ariko nakunze kuvuga ngo umwana utagusomera iduwa akiri hano kuri ino si, uwo mwana rwose nta boro imurimo. Niyo mpamvu umwana wimutunze mikoro avuga ati wa mwana ukunda ababyeyi bawe? Yego ndabakunda, ngaho basomera iduwa. Ugasanga umwana ahise yicara nanjye mba ndi kwirukankira kure, ahubwo nibyo yarhamuhuma kama rabbayani saghira, nibyo. Ariko ndayigize ngo ngiye kwirukanka nyine nka bya bindi. Iyo umuntu ari mu kiganiro rero hari igihe yibuka ibintu byinshi, ugasanga hari igihe ushaka kubavuga nabi babandi barebera ibintu mu bidererwamo binini, bigasanga batangiye gusesengura ibindi bintu. Inshallah ta'ala, reka duhurire mu biganiro by'ubutaha. Umubyeyi wenda wumvishije icyo nagambiriye wenda nakigezeho neza, ushobora kubanyandikira WhatsApp cyangwa se inbox. Mbere kuri WhatsApp kenshi ntabwo njya ubundi nshaka ubundi kuri WhatsApp ushaka kunyandikira kuri 0789180221, ariko ushobora kumpamagara kuri nomero isanzwe. Iyo ngiyo ntabwo wampamagara ahubwo bikunde, iyo ngiyo ni WhatsApp gusa. Ariko iyo umpamagaye kuri nomero birakunda, 0795839886. Reka duhurire ibiganiro by'ubutaha. Ababyeyi ndabakunda, abana ndabakunda, kandi ikindi ngiyewe nisanisha n'abana cyane kubera ko nkunda imikino y'abana. Ndashaka no kubategurira ku kiganiro kijyanye no kugira ngo umwana cyangwa se mwumve impamvu Imana nayo ikunda abana, hanyuma namwe muraza kwisanisha n'abana. Nimumara kwisanisha n'abana muri mwatangiye kugira gute kuba abakunzi b'Imana,
niyo mpamvu gutaha ikiganiro insha Allah nzabyibuka, hanyuma dukora ikiganiro kijyanye no kwisanisha n'abana, cyangwa se mbabwire n'umuntu ukundwa n'abana ikintu cyihishe muri we, impano Imana yamuhaye. Wajazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.